ngo nagukunze narebye inyuma, nagukunze udafite abafana nubwo iby'isi bikugurukana. Umukunzi wawe yitwa nde? Ubwo ntabwo wasanga umutendeka, ngaho mbwira umukunzi wawe ukuntu yitwa. Undi umukunzi wanjye bamwita Mpumuriza Liliane. Mpumuriza Liliane. Yes. Ugiye kuririmba indirimbo sibyo? Uyiririmbiye umukunzi wawe uvugemo n'amazina yiwe. Bimeze bite Bogart? Bimeze bite bro? Bimeze fresh. Ewana njye nitwa Uchi Rich Aime Imana y'u Rwanda. Iyi mukurikiye ni Uchi TV show. Aha ngaha turi kumwe nande? Na Oxey. Oxey. Kundi kubona nta mudu ufite zo kudukubitira ku mirongo mukanya ugiye kudukubitira ku mirongo. Kundi kubona nta mudu ufite. Nabahereza aho ntari bito. Uraduhereza bya hatari. Oxey tugusanze hano aho bita Rwimondo. Rwimondo ni ubwa mbere uhageze ko tubona nyine wahatwitse abana babo bose bakwemeye bya danje. Rwimondo ndahazi n'abatipe bishi harimo tuziranye cyane. Nabiba birenze. Oxey twumvishe nyine ngo uri umuntu w'umurasita ngo ufite imirongo sibyo? Urayiyandikira cyangwa se barakwandikira bakaguhereza nyine nawe ugashwanya gusa? Ewana njyewe ibintu byose ndabyikorera nyine ndipupa nk'umuntu mato. Nyine ngerageza gukora ibyo nshoboye nyine akaba ari byo mbahereza. Nk'umuziki wawe utangiye nka ryari cyangwa se umazemo igihe kingana iki? Muziki navuga ko umazemo igihe kinini kuko ngewe umuziki navuga ko nawutangiye mbi muri korali mu nsengero. Rimwe na rimwe bakangira icyizere nkabadirija nkabandikira indirimbo rimwe na rimwe nyine urumva ni igihe kinini. Ubwo nyine kuri wowe umuziki urawumva mbese muri make? Nko mu Rwanda ninde romodo wawe? Romodo navuga ko ari Zeo Trump. Wadukubitira nka kapera kiwe ku ndirimbo yiwe wumva nyine ukunda? Yes. Nagukunze ntarebye inyuma, nagukunze udafite abafana nubwo iby'isi bikugurukana, urabizi sinabiruhana, kwihangana biranga urukundo rwanjye nahaye inkumi, unenga sinzi gusoma kandi ntarasibaga kugusoma, umutima wabaye urukoma, amaraso atembo yabaye igikoma, ubunyanze ntagwa muri koma, ibintu nkoreye Imana irabibona, nyamara menye ndi guhona, hari ibyo nkoreka wamaze kubona, ze message amabizo magana tuba tugihura ibitutsi magana, buhoro nyamagana n'imite nataye mpora mpamagara, mu mashuri wendaga gusara k'izamina sibyo rizaturarata, mu rukundo sindimo guhata wiboneye abandi ushyiraho imipaka, mvura wanciye mu butaka ca mapenzo ndenza itaka. Oxey. Ngo nagukunze narebye inyuma, nagukunze udafite abafana nubwo iby'isi bikugurukana. Nanjye utwo ngutwo ndatuzi bya danje ndatuzi. Aho ngaho nyine ubu nconesheje kuri Zeo Trump. Ugiye kunkubitira kapera ku ndirimbo yawe noneho itari ya Zeo. Itari ya Zeo indirimbo yawe nyine muri za zindi wiyandikira indirimbo yawe. So byaba ari ngombwa ra? Aho ngaho byaba ari ngombwa duhita dushyiraho V. Wowe ugiye kudukubitira akapera nushake ushireho akatarengeje amasegonda 5 ariko nyine ku ndirimbo yawe. Ku ndirimbo yanjye. Ase tukazabikora ikindi gihe. Aho mushobora kunyiba. Dushobora kukuyase kandi indirimbo zawe ziba zifite script nyine kuko ziba zirinzwe. Si byose? Yes. None se kuki utadukubitiraho umurongo ku ndirimbo yawe? Ushaka imirongo ku ndirimbo yanjye. Nk'akarongo kamwe yawe yenda tu. Yes. Nakuboneye kuri mbona nitenze nk'ikirenga, mu by'ukuri nayo nsa n'ubonye Imana, umutima wanjye wawuhinduye ibyiza byinshi, sinakureka niwe wambiye hafi, umutima wanjye ubuze urukundo. Nakubonye nagukunda, urukundo nagukunze nta wundi nshobora kuruha, ni wowe mbona mu maso nkabona usa n'Imana, urukundo nagukunze nta wundi naruha, mu by'ukuri ujye wumva aho uri hose kurinzwe, naragukunze umukobwa urarenze tu, ndagukunda cyane nawe ujye byumva tu. Oxey. Ufite umukunzi? Mfite umukunzi byataye nawe mba mvuga. Ufite umukunzi? Yes. Ngiye kukubaza akantu sibyo? Ngiye kukubwira akantu urebe uburyo wagakora ugakorera umukunzi wawe sibyo? Umukunzi wawe yitwa nde? Ubwo ntabwo wasanga umutendeka. Ngaho mbwira umukunzi wawe ukuntu yitwa. Undi umukunzi wanjye bamwita Mpumuriza Liliane. Yes.
ugiye kuririmba indirimbo sibyo uyiririmbiye umukunzi wawe uvugemo n'amazina yiwe hari ikibazo ntabwo witeguye byasaba kuyimukorera byatari nyine kuyandika tu kuririmba oya urafata amazina yiwe sibyo noneho uyashyire mu ndirimbo yawe aze mu ndirimbo yawe nyine tu iyo ndirimbo nyine ubwo ngubwo iraba ibaye iy'umukunzi wawe Liliane umukunzi wanjye Liliane iraba ibaye umukunzi wawe yazamara n'amanje kubimubwira kubimubwira nyine akabyemera cyangwa se ntabwo bisaba gufata umuntu ukamushyira ku ma video utabanje bamusaba uburenganzira buriya ni ibintu bibi cyane none se nk'ubu ngubu kuvuga umukunzi wawe wenda abakurikiye Uci TV show bakabibona sibyo wamaze kumuvuga nyine twamenye sibyo ariko nakubwiye ngo akantu ko ngiye kugusaba uragakora sibyo musaba kuvuga umukunzi wawe mu mazina hano kuri Uci TV show uramuvuga sibyo bitamusaba nyine ko wamuririmbira akaririmbo nk'izina ryiwe izina ryiwe nk'umuntu w'umuhanzi nyine ubwo no kwidefanda tu ubwo kajya ibinje munye ngahita umuririmbira byatse ugahita umuririmbira indirimbo mu izina ryiwe yes kangerageze yes uwo mvuga ni Liliane umukobwa nakunze ababaruta bose niwe nabenye mwinshi umukobwa nkunda ni wowe Liliane ni wowe mbona mu maso nkabona usa n'Imana nagukunze nkikubona urarenze ibyo byuma Imana irakurema igushyira nk'ari yari izi mu by'ukuri ko tuzahura njye nawe nkakwereka urukundo nawe ukarumpa urabinyemerera ubu njye ndagukunda urarenze nzagukunda kugeza paka cyashye cyaze wa kintu urarenze byatari uziko ari nkanjye ukambwira ngo ririmba indirimbo iririmbira umukunzi wawe mu mazina yiwe uti nyuma yahuye ndakesira nanjye nyine narabirenze nyine ndagerageje turanunguye nk'abantu b'abahanzi ariko nk'abantu b'abahanzi mwebwe sinzi ahantu muhita mukura nyine ibitekerezo urugoma nyine ugataruza mugahita murufiringa mugahita mushyiramo amagambo yanyu anogeye umutima nyine ewana ibintu bikaza ari fresh okiseni iyi ngiyi bakurikiye ni Uci TV show njye nitwa Uci Rich Aime Imana y'u Rwanda turacyaganira nawe ese okiseni yes uri umunyeshuri cyangwa ntabwo uri umunyeshuri ndi umunyeshuri ni gatroko ku ishuri bagufata gute muri make ku ishuri nyine bitewe n'ibikorwa mba nkora bamfata nk'umurara tu nyine hari ukuntu ujya ku ishuri wigize nyine ibintu bya danje ngo uri umurara ngiki n'iki ngo uri umusani wenda wakora nk'agakosa ku ishuri sibyo ugasanga nyine ntabwo bagwanye kimwe n'abandi ku ishuri wenda ugize gutya ugakora agakosa bagwana kimwe n'abandi yuko uri umurasita bakagufata nk'abanyeshuri bisanzwe bigenda gute nyine ubundi iyo muri mu bantu benshi mufatiwe mu makosa muri nk'abantu barenze babiri bakabasanga mu karasi barabatera mwese tukigero kingana ariko nyine iyo nkanjye ngize Imana nkazamuka kwa animateri buriya bafite ibiro bye ukuntu nyine umudoda tu bakagushyiramo imiyaga ukamutekera imitwe mbese muri make byatari nk'umurara okiseni ni nk'iki ku ishuri wakoze cyaguhuje n'umwarimu wawe cyangwa se nk'umuyobozi wawe ugahanwa ni nk'irihe kosa wakoze ku ishuri rikomeye cyane urya wibuka muri wowe mbese ugaseka wibuka bagukwize kandi uri umuntu w'umujama yes ikintu nibuka twakoze nyine bakanira ibiti byatari ubundi ikigo cyacu kirakorutiye hari gate umuntu aba agomba kwinjiramo ndetse anasohoka agiye nyine mu bintu runaka rero njye bari banyimye gahushya numva nishakira akabiswi tu ubundi ikigo ndagicomoka nyine nyine hanze nahuriye n'umwarimu ndamukwipa ariko biranga aramfata yahise ahamagara animateri ako kanya ahantu nanyuze yahise amubwira nyine narageze nisimbuka igipangu ahita amfata akaboko dukomeza mu biro niba yarandoze byatade abatiteye kuri bya bindi byawe ngo ni umusitari ngo ibiki n'ibiki byo mu kigo ngo ibyo yikoza hanze ntabwo ari byakikoza mu kigo nyine tu ako ngako nyine bitagakoze nk'akazi kawe bashobora no kukwirukana tu kuko nyine ashobora kukureka akaguha imbabazi ejo ukongera ariko yaguteye ibiti unatinyamo nyine yes okisei yatubwiye ati
nubwo waba uri umunyeshuri ute ugakora amakosa gute, nubwo waba uri umunasita gute, nukwiye gukora amakosa ugomba kugendana mu murongo w'abayobozi banyu baba babashizemo, kugendera kuza ku murongo nyine ugakurikiza amategeko y'ikigo. Ni nk'iki wabwira abayobozi bawe b'ikigo aho wiga? Abayobozi b'ikigo nyine ntabwo najya kuvuga ngo nyine ngo bajye batureka twifate nk'abamayibobo, ibyo ntabwo biri mu muco gakondo w'igihugu nyine, ahubwo nyine ku giti cyanjye nyine ibiti birajyana mani njye nakubiswe byatwara njye nyine ndumva bajya bankubita ubundi nk'umunyeshuri wakosheje bakamukubita nk'igihano, niba ari nk'ahantu hari utwatsi akaturandura, nabyo nyine ni no gusigasira isuku nyine muri rusange. Ntabwo bari bwaguca umufuka wa sima na rimwe? Narasimbutse baramfata nyine, ababyeyi bansabira imbabazi, ariko nyine bari bawunciye tu. Oxey, mu rugo iwanyu bagufata gute ababyeyi bawe? Mu rugo nyine urebye nyine n'akababyeyi ntabwo kabura, ariko nyine n'ubundi naho bavuna nyine siko nakubwira nyine. None se nk'uko akunda uri mu mudugudu uri gutarasamo nyine ukuntu ujya ugira gutyo ugahura n'abana batandukanye, abafite impano se cyangwa babandi baba bafite mu mutwe nyine bumva ko bazaba nk'abahanzi cyangwa se bafite izindi mpano ariko barabuze nk'ahantu bazigaragariza. Ni nk'iki wababwira kugira wenda babashe kwitinyuka nabo bakure? Ikintu nababwira nyine ni ukwitinyuka, ubundi muri rusange iyo watinyutse byose biraba. Nyine niba ari nk'akantu ufite ukakagaragaza nyine, umuntu nyine akabona aho ahera akora nyine, ni bya bindi nyine ngo ufite ikimereho. Okay, noneho ugiye kutubwira nk'ijambo rimwe wenda nka noza watubwiye ko ufana Zeo Trump, sibyo? Ni nk'iki wabwira Zeo Trump cyangwa se ni nk'iki wasaba Zeo Trump? Zeo Trump nyine njye ikintu namusaba ni ukureba uburyo nyine yajya agera ku bana bafite impano nyine nkatwe, akaduha help, akadufasha nyine natwe tukaba twazamuka nyine tukagera kure. Buriya tuba duteza imbere umuziki nyarwanda natwe, kuko bari gusaza nitwe tugiye kuza nyuma. Zeo Trump wari bwamuboneho na rimwe? Zeo Trump namubonyeho, ariko ntabwo navuga ngo narisanzuye. Kigeli nagiye kwa brother wanjye nyine Kigali, habaye agashow ukuntu nyine banjyanayo tu, namuboneraga kure nyine, ntabwo nabonye amahirwe yo kumwegera byatari. Washakaga kumukora ariko ntabwo byakunze? Nashaka kumukora ariko ntabwo byakunze. Kubera impano yawe ufite cyangwa se ubuhanga bwawe wifitemo, kubera n'Imana, kuba ukora umuziki ubikunze bizakunda ko wenda mwazanakorana na banka nyine akaguha nk'umurongo nko mu ndirimbo yiwe nawe ukarasamo. Ngagira ikintu usaba abafana bawe tunasezera kuri Uchi TV show? Ikintu nabwira abafana banjye nyine ni ukujya ku ma YouTube yanjye ukamfollowinga nyine, kugira nyine nanjye mbashe kugira ahantu nyine hatandukanye nyine tu. Nyine nsaba n'abantu nyine bafite impano kugunya nyine tukaza tugafatikanya nyine tukara ko byagira hejuru. Nibyo ngibyo ndumva bibaye. Bamwita izina ryawe naryibagiwe? Izina nkoresha ni Oxey. Kuri kiganiro urakoze uduhaye kuri Uchi TV show, urakoze cyane kandi tugira amahirwe kuba tugufatiranyije ukaduha kino kiganiro bigutunguye. Ntabwo biba byoroshye, ndetse muri make urigoye. Natwe nyine ni kwa kundi tuba dutemera tukavuga ngo reka tubanze tuvugishe uyu muntu, tubanze tumenye ibyiwe byose. Abakurikiye Uchi TV show, uyu ngo twari turi kumwe ni Oxey. Njye nitwa Uchi Rich Imana y'u Rwanda. Tuzakomeza n'ibiganiro byacu ubutaha, birahari kandi byinshi cyane. Turabararikira kuzajya mubikurikira kuri Uchi TV show. Njye nitwa Uchi Rich Imana y'u Rwanda. Tuzahure ubutaha. Ciao.